ku kantu k'umwanda ntago wenda bo ntago urazi yuko wenda n'uwo mwanda uvamo ni nta mwanda zigira zigira ifumbire ntago ari umwanda abantu babyitaga umwanda nyine batari bazi ko ari n'abavamo n'ifumbire maze njye uwo mwanda bavuga nawe uyoza intoki ushyira mu mufuka noneho ukagurisha. Twongeye kubaha ikaze inshuti za TV yacu ndetse akaba ari na TV yanyu. Iyi akaba ari TV ijwi ry'aborozi, akaba ari ya televiziyo yawe aho tukugezaho amakuru atandukanye, tukugezaho amakuru ku gihe ndetse tukakwigisha, ndetse hari benshi cyane bifuza gutera imbere. Akaba ari no mpamvu ahantu twasuye ahantu heza cyane. Twagiye mu karere ka Kirehe, aho mu karere ka Kirehe twasanze umubyeyi witeje imbere. Umubyeyi rero uyu munsi niwe tugiye kubana. Uyu mubyeyi uyu munsi araza kuduhereza byimbitse ku makuru menshi cyane yerekeye n'ubworozi bw'imbata, ndetse akaba ari n'amakuru nkeka karaza gufasha benshi, kuko uko twaganiriye hari aho byatangiriye hari n'aho bigeze. Reka mbere na mbere mbanza muha ikaze, mwabanza mukatwibyira, murakaza neza kuri TV yacu. Nitwa Madina, nkorera mu karere ka Kirehe. Ndi umworozi w'inkoko ndetse n'imbata. Ariko ubu ngubu ndi mu mbata. Natangiriye ku mbata nkeya, imbata nk'eshanu gusa. Ariko ubu aho bigeze imbata zimaze kungeza ahantu harehare. Natangiriye nkorera mu kiraro, natewe inkunga n'umushinga witwa Nersap. Yego. Ariko aka kanya imbata zifite ikiraro cyazo. Imbata ni nziza, imbata ntizirushya, imbata zirya ibiryo byose. Hari ibyo nzigurira, yego, ibiryo byasigaye, ubwatsi. Imbata ntizirwaragurika, imbata zigira umusaruro uko abantu batekereza ko imbata nta kamaro zifite, ariko ziragafite cyane. Imbata zingejeje kuri byinshi, zirabyara, ziraturaga zitera amagi, ndetse n'amagi aragurishwa. Imbata araribwa, ni meza. Ziraturaga, zikagira utwana twazo, zikabyara, zigakura, inkuru ugahita uzigurisha, kandi zigura amafaranga menshi. Imbata imwe ishobora kugura amafaranga 10,000, amake yaba ari 8 na 12 na 15 ziragurwa. Abibeshya ko imbata nta kamaro zifite baribeshya. Ikintu nashishikariza abantu rero, yego, ndabashishikariza kujya mu bworozi bw'imbata, kuko imbata ni ikintu kitarushya n'uburwayi ntabwo. Iyo uzigaburiye ukazimenyera amazi menshi, zinywa amazi cyane, zimera neza cyane. Aho ngaho rero nkurikije ku byo tubwiye, ndumva ni byinshi cyane binateye n'amatsiko. Nkeka yuko ku giti cyacu nahera hafi cyane. Watubwiye ko watangire ku mbata 5. Ubundi nkawe mu ntangiriro kugira uhere ku mbata 5, ubundi kugira wisange muri isi y'ubworozi bw'imbata, ubundi igitekerezo cyaturutse hehe? Byaturutse kuri nde? Nkubwiza ukuri rero, igitekerezo cyaturutse mu kumva radiyo, numva kazi ni kazi. Nkumva ngo umuntu yahereye ku kantu kangana urwara, ariko akaba afite ametaje n'ibiki byose. Yego. Ndabyumviriza, ariko nawe ndavuga ati izi mbata ngiye kuzorora ndebe. Ubwo nibwo natangiye kugura dukeya, ariko uwo mushinga uza kuntera n'inkunga, nkomerezaho. Hari undi muntu se waba wari uzi wororaga imbata uvuga ati uriya ko mbona byakunze nanjye kangerageza? Kuva muri kazi ni kazi, kandi nkabibona no mu baturage borora imbata pe. Ubwo rero nanjye mfata icyemezo cyo korora imbata. Ariko ni ukuri ndashishikariza abantu korora imbata. Imbata ni nziza. Muri make nawe uri kutubwira yuko icyemezo cyo korora imbata cyaturutse muri kazi ni kazi cyane. Cyaturutse muri kazi ni kazi, nifitiye utubata nka 5. Ubwo abantera inkunga ndabibamenyesha, bibamenyesha mbabwira uko umushinga umeze, bavuga ati aricyo kintu duhora tubwira abantu ati burya birashoboka, kuko urumva nkawe wahereye kuri 5, none hano twabonye nyinshi, hari n'izindi mu kiraro. Ese ubundi akabazo k'amatsiko,
magingo ayo watubwira nk'umubare ugereranyije w'imbata ufite ubu ngubu? ubu ngubu ngejeje ku mbata ni nk'ijana. Ijana zose? Ariko nawe sinzi iyo bivuze nimba mu bicyo bisobanuye, ugeze ku ijana wahereye kuri eshanu? Nahereye kuri eshanu. Ubu ngubu watubwira umaze nk'imyaka ingahe muri ubworozi? Imyaka ingahera hafi si nk'itatu. Itatu yonyine ugeze ku mbata ijana? Kandi zifatanya n'inkoko. Zifatanye, okay, wenda uyu munsi inkoko zigira ikiraro cyazo. Ako ngako rero niko dushaka kumenya, kubera iki imbata n'inkoko bitabana? Ntabwo bibana. Biterwa n'iki? Imbata zifite ukuntu zisohoka zikarya n'iyo myanda, ibyo biryo byasigaye, ariko inkoko ntabwo zabirya, ntabwo bikorana. Nta no gushaka kwegeranya ikiraro cy'imbata n'icy'inkoko. Ese ubundi imbata zirya ibyo kurya bwoko ki wundi muri makeya? Ubundi imbata zirya sondori, ibigori, ibishishwa byo mu ntuza by'ibigori. Imbata zikarya ibyatsi, nazo iyo ziriye ibyatsi zitera amagi y'umuhondo meza. Iyo ziriye ibyatsi zitera amagi y'umuhondo kandi meza. Hanyuma n'ibiryo byasigaye mu ngo uraziha zikirira. Usanga ufite ikibata gipima nk'ibiro 15. Ese ubundi tutarasimbuka, wambwiye ko hari umushinga wagufashije mu ntangiriro yawe? Ubundi uwo mushinga niwo wawegereye, niwo wagibohereza nk'umuproje yawe cyangwa niwo bagushatse? Oya, ninjye wabahereje proje yanjye, bumva ni nziza nyine barayemera, bantera n'inkunga. Muri make umushinga ni ibintu bisanzwe ukora, ko ufasha abafite ntuza imishinga mito ikabazamura. Gusa nk'umuntu wanga wifuza gutangira nk'ubworozi bw'imbata, ni nk'ikihe kintu wenda mu bworozi bw'imbata mu myaka 3 ishize waba warabonyemo cyakugoye kurusha ibindi? Imbata zingora? Nta kintu zangoye, ubuse kuko mvuge ngo iki, nta kintu zangoye, gusa zari kungora ku byerekeye amazi twarayabonye turayafite. Nicyo kintu wenda cyagorwaga, amazi zinywa amazi menshi, udafite amazi wenda ubanza aricyo kintu cyakwica imbata. Ase ubundi mu by'ukuri nibyo kuko ko imbata zitajya zirwara? Ntabwo zipfa kurwaragurika, sindabibona muri imyaka 3 zimaranye. Ntabyo mbona pe. 3 yose isize ntabwo zirarwara? Sinzi wenda hari ukuntu nabivuga, sinzi nimba abandi bantu bari kubyumva ukuntu kumva ko wajya mu bworozi bw'imbata mu myaka 3 ikaba itararwara, urumva inyungu irimo ukuntu ingana. Ziraturaga, imishwi ikaza, ariko imishwi nayo isaba kuyireba neza, ukayibungabunga igakura. Ubwo iyo zimaze kwigira hejuru zazindi nkuru urazigurisha, ugakomezanya n'izo ngizo. Nese Madi, nk'uko watubwiye ko uyu maze imyaka 3, uhereye aho watangiriye, aho wari uri, ndi kuvuga weho ku giti cyawe mu buzima bwawe busanzwe, urabona uri umumama, ubwo hari ibyo hari nk'urugo ufite ugomba kwitaho. Ese magingo ayo maze kwigeza kuki, yaba mu buzima busanzwe ndetse no muri business? Ni birebire pe. Ni byinshi cyane, gusa nshimira ko nongereye, nazubakiye ikindi kiraro kandi cyavuye muri izi mbata byonyine. Yego, nazubakiye ikindi kiraro, umwana ku ishuri nta kintu abura, ndamwishyurira nta kibazo, byose biturutse mu mbata gusa. Ese buriya niyo mpamvu akenshi hari ukuntu umuntu atekereza kuvuga ati nshaka kwinjira mu bworozi runaka, sibyo? Urabona nkawe ndakeka mituweli byose bivana muri izi mbata. Urumva ko ni akantu keza cyane, kuko ndakeka iyo ujya guhitamo wari guhitamo ubworozi butandukanye, ariko waravuze ati ngiye kwibanda ku mbata ndetse n'inkoko. Ubundi ugereranyije munsi y'ubworozi, kubera ko urabona ubworozi buri mu bwoko butandukanye. Ese umuntu wamugiriye inama nini yatuma uvuga ati burya imbata ni nziza cyane, wenda ugira n'inkoko cyangwa se n'ikindi kintu? Kuko urumva nkatwe n'ijwi ry'aborozi tubira ahantu hatandukanye byerekeye n'ubworozi, ariko buri wese atubwira uko yabibonye
ubuhamya bwiwe ari nacyo twibandaho cyane dushaka kubwira abantu kugira ngo bikoreremo amahitamo. Wowe amahitamo yawe y'ubworozi wayafashe gute? Magingo aya ufatiriye hehe? Nkubwire njyewe amahitamo yanjye ni imbata pe. Kuba zitarwara ariko kurwaza itungo birababaza. Ntago zirwaragurika, mbega zibereyeho nk'iki, mbega ntago zirwaragurika. Kutarwaragurika no kutarushya mu byo kurya. Ese iyo uvuze utarushya mu byo kurya bivuga ko n'iby'abantu basanzwe bayihereza ikarya? Urayihereza ikarya bihiye. Ntibitere ikibazo? Ntibitere ikibazo, nabwo zibyibuha. N'ibyatsi zikunda ibyatsi cyane, agenda ukahira ibyatsi ukazihereza zikirira, nyuma yaho ikaguha umusaruro. N'amazi atabura. Amazi bivuga ngo wenda uba ari icya mbere ni amazi, ubundi ukahereza ibyatsi ubonye ukayihereza. Ibyatsi byose zirarya, biriya byatsi by'amatekateke by'amateke zirabirya, zirabikunda cyane. Niyo mpamvu twaje tubonye ukuntu zimeze tukabona ko ni imbata zisa neza, bavuga ati hari igihe umuntu akeka ngo zitaweho, ariko ukuntu bitubwira wowe uratubwira ati ntabwo zingora. No kuzitaho umuntu azitaho, ikintu cyose utacyitayeho ntabwo cyamera neza. Nuko kuko zitarushya ariko no kuzitaho ni ngombwa. Akaba ariyo mpamvu wenda turimo turajya nko ku musozi w'ikiganiro cyacu. Nduzi ko ibibazo byaba ari byinshi cyane, ariko nkawe inama za mbere wagira nk'umuntu ushaka kwinjira muri ubu bworozi bw'imbata, ubwo ni inama wamugira kugira ngo abe ari ibyo akurikiza, ibyo yakwitega, ndetse n'igihe yakwihereza, kuko hari umuntu winjira mu bworozi runaka cyangwa se muri business runaka avuga ati mu myaka nshaka mu mwaka umwe mbe nageze kuri iki ngiki, mu myaka iyi nzabe nageze ahangaha, sinzabigenze gute? Weho nihe inama wamugiraho, ibigenderwaho ndetse n'ibyo yakwitega? Ikintu kigenderwaho kugira ngo ubashe korora imbata. Imbata woroye uvuga ngo urazishyira ku gasozi, ntiwirirwe uzishyira ngo kubanza kwitegura ikiraro cy'imbata, ukagitegura, noneho ukitegura ibiryo byazo, aho uzajya ubikura, ukitegura aho uzajya ukura amazi. Ibyo birahagije. Ukazana imbata zawe, wahera ku isake imwe y'imbata n'inkokokazi imwe, ibyo birahagije byonyine. Hari igihe imbata imwe ugize icyo ukabona ituraze nk'utwana na 15 na 20 adutora imwe yonyine. Yego, ubwo se nk'ibyo bitwara igihe kingana? Ubundi imbata irarira hafi amezi abiri. Urumva ko ntabwo ari igihe kinini cyane. Turaga ubwana bwinshi nka 15 na 20. Twumviye ni byiza cyane. Ubwo twikomeje kuri cya kibazo cyacu, ubwo none ku muntu ushaka kubyinjiramo, ese cyane cyane nko ku rubyiruko, urabona magingo aya twabine ibinini cyane tubikora urubyiruko, ko muri iki gihe hanze ahangaha akazi karabuze. Rero mpamvu tuba tugira ngo nko ku bakuru, nkawe nk'umuntu mukuru, iyo ubwiye umwana mutoya akamubwira ati niwinjira mu kintu nk'iki ngiki, ntabwo ari ngombwa ko resulta uzahita uzibona ako kanya. Weho mu bworozi bw'imbata, ese nihe nama wagira umwana mutoya, urubyiruko ushaka kwinjira mu bworozi, umubwira ati kurikiza ibi, uzategereza igihe kingana iki, uzabigenze gutya, ikindi ntuzacike intege ku bw'impamvu? Kudacika intege ku bw'izo mpamvu, ikintu namubwira ku byerekeye imbata, ikintu nakomeje mvuga, ndavuga ko imbata zitarushya kandi ziroroka kandi zitanga umusaruro. Zitanga umusaruro pe, zikaguteza imbere, aho wari uri ukahava ukajya ahandi kubera imbata, kandi abantu barazisuzugura. Ubundi kariya mpamvu ki abantu basuzugura imbata? Simbizi impamvu bazisuzugura. Urumva? Urase ntiyaba ari nk'umwanda cyangwa umwanda? Si iki kuba ufite ikiraro, kandi icyo kiraro nta nubwo ari umwanda, n'intuza n'ifumbire. Ifumbire y'imbata ni nziza cyane, nayo uyishyize mu murima, ntabwo umurima wazo wuma, ntabwo umurima washyizemo ifumbire y'imbata wuma, uhora utoshye.
kuko umaramo igihe kirekire ni nk'inkoko. Amakuru make nari mfite ku mbata ngo nuko abantu benshi impamvu batazijyamo ngo nuko imbata ngo zigira umwanda zigira umwanda se ntabwo uzandagaza urazubakira ubwo se ifumbire ni umwanda abo bantu ni abasazi kuko njyewe izo nabonye ahangaha nta mwanda nabonye reka nta n'umwanda umva ziba mu kiraro zikashyiramo uwo mwanda ibyo bita umwanda ariko njyewe ko ari ifumbire ukayikuramo ukayigurisha umufuka w'intuza w'imbata umwe ugura ibihumbi 5-8 amafaranga menshi cyane none ahubwo sinumva byose ari n'inyungu hose byose ni inyungu nyine imbata zigira inyungu ahantu hose zirasaza ukagurisha ukajyana mu mahoteli inyama zazo zirakundwa yego imbata se ahubwo urazizi ahubwo nkeka kuko ku makuru menshi nari mfite kumva mbere yuko tuza kuhasura ari banze gukora ubushakashatsi nkeka yuko hari abantu benshi cyane ikiganiro kiraza gufasha kuko nta amakuru menshi turafite ku mbata kuko ako kantu k'umwanda ntabwo wenda bo ntabwo urazi yuko wenda n'uwo mwanda uvamo nta mwanda zigira zigira ifumbire ntabwo ari umwanda abantu benshi abantu babyitaga umwanda niba batari bazi ko ari bavamo n'ifumbire maze njyewe uwo mwanda bavuga nawe uyoza intoki ushyira mu mufuka noneho ukagurisha ahubwo ndashishikariza n'abandi kuzorora bakazorora ntizirushya zigira iyo fumbire zigira inyama zigira amagi nta nubwo zigora mu kurya ari nako kantu wakibanzaho cyane kuko nicyo kibazo cya mbere abantu bose nk'abo twabajije ariko umenya ikintu batari bazi ko izigira n'ifumbire iyi fumbire ntabwo barabizi ifumbire yazo we ahubwo ngiye gutangira kuyigurisha 15 irakaze irakomeye ntabwo iva mu butaka ushyira mu butaka kwa kundi abantu baba bavuga ngo ntibeza ngo ntibagira gute iyo washyizemo ifumbire y'imbata cyokora n'iy'inkoko ntago umurima wuma kwa kundi wuma ugasanga imyaka ntiyeze ngo imvura yarabuze uhora utoshye urumva nanjye ahangaha mpavuye nize kuko urumva nanjye menyeka yuko ari byinshi ngo icyorora ahubwo uhita ujya korora imbata hanyuma uzambwira nanjye ubwo ndahera kuri imwe ubwo mu myaka 2 ebyiri igisake n'ikigore igisake n'ikigore inkoko imbata kazi n'inkoko kazi n'imbata y'ingabo natwe ni ugutwara tukiyorera reka tugana ku musozo tukabanza tukabashimira ariko tukabasaba ati se nkamwe ni nk'abandi mwashimira cyane kuri iyi mugezeho ndashimira umushinga witwa Nerisapu ni ababyeyi bari abantu pe Imana igihora ubaha umugisha yego natwe turabashimiye cyane kuko ni byiza ni byiza cyane kuko iyo ari nk'umushinga ufashe ukaba ufashe nk'umubyeyi akiteza imbere agateza imbere n'umuryango we yaba ari ibintu byiza cyane birimo tubashimire namwe tubashimira cyane nkeka yuko ubutaha muzemera tukongera tukabasura tukaza tukanasura n'inkoko muzaze musure n'inkoko muna twemere twazagaruka izi ngizi zarabaye dore ubu ngubu batubwiye ko ari 100 tubwiye ko ari 100 tuzagaruka zarabaye 1000 namwe mboroze iterambere ryo riracyakomeza kuboroza iterambere ryo riracyakomeza uratwara 2 na mugenzi watwara 2 si ibyo reka tubashimire cyane mwakoze kubana natwe nizere ko naho ubutaha kandi tubifuriza gukomeza gutera imbere twifuza ngo ubworozi bwanyu bukomeze gutera imbere ubu ngubu mworoye imbata ndetse n'inkoko ubu turabifuza no korora n'ibindi ibyo mwifuza byose kuko ubworozi bwo ni bunini cyane ibyo tubifuriza ni iterambere gusa Imana ikomeze wane namwe yego namwe murakoze cyane Imana ibarinde namwe abo twabanye wese muri iki kiganiro turabashimiye cyane tubibutsa ko ikiganiro cyacu nakagaruka ubutaha tuzakomeza dusure n'abandi borozi batandukanye wifuza ko tumusura wese yatwandikira muri comment akatubwira aho aherereye akatubwira nimero ziwe ubundi tukaza tukamusura ndetse n'abarebye ikiganiro wibuke gukora like subscribe ukande no ku notification kugira ngo ikindi kiganiro cyose gisohoke kijye kugeraho mbere ubundi dukomeze twiteze imbere aho ubundi naho ubutaha ciao ciao